nyuma yaho urwego rw'ubugenzacyaha RIB rutaye muri yombi Karasira Aimable kuri wa mbere tariki ya 31 Gicurasi 2021 ku mbuga nkoranyambaga hatangijwe inkubiri isaba ko n'abandi bagaragaza ibikorwa byo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi bafatwa bagashyikirizwa ubutabera mu Rwanda. Abikimara kumenyekana ko uzaramba Karasira Aimable yataye muri yombi, RIB yatangaje ko akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ibiganiro yaramaze iminsi atanga ku mbuga nkoranyambaga biha ishingiro jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 bigaragaza ko itateguwe binabiba amacakubiri mu Banyarwanda, birimo ibyo yagiranye n'imiyoboro ya YouTube itandukanye harimo Murabyo TV y'umunyamakuru Uwimana Nkusi Anyensi n'indi itandukanye. Bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bagaragaje ko bafite inyota yo kubona n'abandi bafite imyitwarire nk'iya Karasira Aimable bakurikiranwa n'ubutabera. N'urutonde rurerure ariko abashyirwa mu majwi harimo Uwimana Anyensi, Niyonsenga Dieudonne uzwi nka Cyuma Hasani, nyiri umuyoboro wa Ishema TV, Nsengimana Tonese wa Umubavu TV, Ingabire Victoire Muhoza washinze ishyaka Darifa umurinzi ritaremerwa n'amategeko ndetse n'abandi. Umwe mu bakoresha Twitter yagize ati twatahuye ko icengezamatwara ryabo ry'ibinyoma abakora bitwaje uburenganzira bwo kwisanzura no kuvuga ibyo bashaka ryatuma bigarurira imitima ya benshi mu rubyiruko, bityo guhakana jenoside bigakomeza guhererekanywa uko ibihe bihaye ibindi. Barashaka kuyobya urubyiruko rw'u Rwanda rwaba ruri imbere mu gihugu ndetse no mu mahanga. Abandi bavuze ko Karasira na Uwimana Agnese bafatanyije urugamba rwo kugoreka amateka, kikaba ari ikintu kidakwiye kureberwa cyangwa kwihanganirwa kandi ko umuti wacyo uri mu butabera. Undi yagize ati turashimira RIB kubera iyi ntambwe yateye gufata Karasira Aimable ariko urugendo ruracyari rurerure. Uwimana Agnese n'abasangirangendo be bakwiye nabo gufatwa. Hari undi wagize ati bagomba kumva ko nta uri hejuru y'amategeko kandi ko nta uzakinisha gukwiza urwango, ikinyoma n'ingengabitekerezo ya jenoside ngo tumurebere. Gufata Karasira ati byaratinze cyane. Umushakashatsi kuri jenoside Tom Ndahiro mu kiganiro agiranye n'umuyoboro wa YouTube wa Insinzi TV yavuze ko abagiye batambutse ibitekerezo bya Karasira cyangwa abo babihuje nabo bakwiye gukurikiranwa. Yagize ati iki gihugu cyabayemo jenoside, kwikinisha ni igitutsi ku Banyarwanda, ni igitutsi ku nyoko muntu, ni ikintu tudakwiye kwihanganira ngo tumare iminsi 1, 2, 3 ahantu. Iyo habaye jenoside imitekerereze y'abantu igomba guhinduka. Yakomeje avuga ko bidakwiye ko niba harapfuye abantu barenze miliyoni mu mezi agera kuri 3 hagira ushaka kubyibagiza mu gihe gito. Ibi ngo byazarangira igihugu gifite urubyiruko rukura rudashidikanya niba ibyabaye ari byo. Bwana Tom Ndahiro umushakashatsi kuri jenoside yongeye ko gufatwa kwa Karasira byakererewe cyane kuko yatanze uburozi ku rubyiruko rutazi uko jenoside yagenze, ariko ko atari we bireba wenyine ahubwo afite abandi bantu bahana amakuru bumvikana. Yagize ati ntabwo bireba umuntu umwe kandi ntabwo bihishira. Ati bariyerekana imiyoboro yose yagiye ihitisha ibiganiro bipfobya icyaha cya jenoside ikwiye kubibazwa. Uwimana Nkusi Anyensi yavuze ko adashobora gupfobya jenoside dore ko ari n'icyaha yakurikiranyweho akaza kugirwa umwere mu nkiko. Kuri ubu ngo ntabwo bafite bwo kuba yakongera gufungwa cyane ko ibyo avuga biri mu bigize akazi ke. Mu kiganiro yagiranye na Radio Ijwi ry'Amerika yagize ati nta mutegetsi urampamagara, RIB ntirampamagara, ndi aho ntegereje kandi niyo mpamagara nakwitaba, ntabwo bamfite, mba ndi mu kazi kanjye kandi ngakora nabanje kwisunga amategeko, mbanza gusasira ibyo mvuga. Kuvuga ngo napfobya jenoside barabizi kuko narabirezwe, nabaye umwere kuri icyo cyaha, ntabwo mpfa gukora mpubutse kuko imyaka 5 nafunzwe ni myinshi cyane. Si ubwa mbere Uwimana Agnese asabiwe gutabwa muri yombi kuko no mu kwezi gushize abakoresha imbuga nkoranyambaga n'ubundi bazamuye ijwi basaba ko akurikiranwa ku matwara ari mu mujyo umwe n'aya Karasira by'umwihariko. Mu kiganiro yari yamutumiyemo ingingo batinzeho harimo ivuga ko FPR ariyo yatangije intambara ititaye ku masezerano yarusha maze indege ya Habyarimana ikaraswa, ari nayo ngo yabaye imbarutso ya jenoside yakorewe abatutsi. Ibi bikaba bihabanye n'ukuri kuko abashakashatsi batandukanye bagaragaje ko jenoside yateguwe kera, bityo ko abavuga indege yabaye imbarutso yayo ari abashaka urwitwazo.
muri 2011 urukiko rukuru rwakatiye Uwimana Agnes igifungo cy'imyaka 17 nyuma yo kumuhamya ibyaha birimo kuvutsa igihugu umudendezo, gupfobya jenoside, gusebya umukuru w'igihugu no kubiba amacakubiri ndetse no kuyakwirakwiza mu banyarwanda. Nyuma aza kubihanagurwaho, aza gukatirwa imyaka igera kuri 4, aza no guhita arekurwa. Hanyuma rero abari muri inkundura bakaba bakomeje kugenda bagaruka kuri byinshi cyane. Ati RIB rero yumvise ubusabe bw'abanyarwanda ita muri yombi Karasira Aimable, hasiganye se ati Cyuma ndetse n'abandi ibyagiye bigarukwaho. Ati ni byiza rwose, ati niyo gushimwa, ariko hari n'izindi nkozi z'ibibi ati zikomeje kuyobya urubyiruko zibiba amacakubiri, harimo nka Agnes Nkusi Umurabyo TV ngo uvugira abahutu, Cyuma Wishema TV, Ntwari John Williams wa Pax TV. Ati baratuvangira, bakwiye gukomwa imbere amazi atararenga inkombe. Ati bagomba kumva ko nta uri hejuru y'amategeko, ati kandi nta uzakinisha gukwiza urwanga ikinyoma n'ingengabitekerezo jenoside ngo tumurebere. Ibyakomeje kugenda bigarukwaho. Amakuru yitabwa muri yombi rya Bwana Aimable Karasira yemejwe n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB. Ayo makuru niyo gukurikiranyaho icyaha cyo guhakana no guha ishingiro jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ndetse n'icyaha cyo gukurura amacakubiri. Ni ibyaha bihanwa n'ingingo ya 5 ndetse n'iya 7 y'itegeko ryerekeranye icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyaha bifitanye isano nayo. Bwana Murangira namubajije niba bidashobora gufatwa ukundi kumva warokotse jenoside akurikiranyweho kuyihakana. Itegeko ribuza umuntu wese guhakana jenoside, ntibishingira kuba wararokotse cyangwa utararokotse jenoside yakorewe abatutsi. Umuntu wese rero wakora ibyo bikorwa byo guhakana jenoside yabikurikiranwaho. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda yanavuze ko Karasira ibyakurikiranyweho bikubiye mu biganiro yakunze gutanga ku miyoboro itandukanye ya YouTube. Urugero natanga rwa vuba ni amagambo yavuze ku itariki ya 23 z'ukwa gatanu kuri televiziyo ikorera kuri murandasi YouTube yitwa Umurabyo TV. Aho yavuze ko jenoside yakorewe abatutsi itateguwe, ko yatewe n'ihanurwa ry'indege yari itwaye uwahoze ari perezida Habyarimana. Ayo magambo rero akaba agize ibikorwa bihanwa n'ingingo ya 5 guhakana jenoside, aho mu gika cy'iyo ngingo igika cya 4 ivuga kuvuga cyangwa kugaragaza ko jenoside itateguwe. Kugeza ubu hari gifatwa nk'impuruza, aho kuri internet abantu basabye gushyira imikono kuri iyo mpuruza basaba inteko ishinga amategeko imitwe yombi n'izindi nzego zifite aho zihura n'amategeko gufata Karasira n'umunyamakuru Agnes Nkusi Uwimana wa Umurabyo TV bagafungwa. Umuvugizi wa RIB yavuze ko mu gufata Karasira bitashingiye kuri iyo mpuruza. Nabajije umunyamakuru Uwimana Nkusi niba adatewe ubwoba n'iyo mpuruza. Kugeza nje nari mu tegeko ramamagara, nta RIB irampamagara, ngewe ndaho negereje kandi wamagara nakwitaba, ntabwo bafite kuko ngewe mba ndi mu kazi kanjye kandi akazi ngakora nabanje kwisunga amategeko, maza gusasira ibyo mvuga byose, cyane ko warabizi kunega kuvuga ngo nabana napfobya jenoside ingengabitekerezo ntibigoye kuko nyina nabitezwe baho umwere mu rukiko rw'ikirenga, nabaye umwere kuri icyo cyaha. Ntabwo rero ngewe utagukora mpugutse kuko imyaka 5 nafunzwe ni myinshi, amategeko navuye nabanje kuyiga cyane. Ifatwa rya Karasira kuri bamwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi ntiryumvikana. Madame Clarisse Kayisire Mukundente ari muri abo kandi akurikiranira hafi ibiganiro bya Karasira. Ngewe nk'umucikacumu wa jenoside yakorewe abatutsi, icyo navuga ku ifatwa rya Karasira nuko ntabyumva, ntabwo bivuga ko hari umuntu uri hejuru y'amategeko. Impamvu ntabyumva ni ukubera icyaha aregwa. Murumva koko Karasira yahakana ikintu kishe umuryango we. Nakurikiye ibyo yavuze byose nabishyira ni nka opinion, donc ni ibintu umuntu yajyaho impaka kurikije ibyo avuga, noneho akarebwa koko nimba yarahakanye jenoside. Mu bihe bitandukanye Bwana Karasira yakunze kumvikana atarya umunwa mu kunenga imigenzereze mu butegetsi y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi. Ntanatinya gushimangira ko abarabarwanyi b'Inkotanyi aribo bamwiciye ababyeyi. Aha yari ku muyoboro wa YouTube. Abana bose bacitse ku icumu babashyizemo yuko ntari urwabo, bahimba inkuru zitabayeho, bamwe barahimba mu ndumana bakaramira Foroduward wari interahamwe ukomeye, abandi bavuga ko nduwaho cyane Martini wari uwa Sederi, kugira ngo gusa abantu banyange kandi ntibibaze ibyambayeho kugira ngo ibibi bya FPR bijya kuri uyu muryango wanjye bitamenyekana. Ibyo rero byampaye isomo ari naryo abantu babona nkoresha cyane ryo kugira ukuri no kutagira ubwoko na bumwe
njyewe shyigikira. Kuri Profeseri Paul Kananura, umwarimu muri kaminuza icyarimwe n'umusesenguzi wa politiki mpuzamahanga n'umutekano, asanga gufunga Karasira ari bwo buryo bwiza bwo gucecekesha buri wese washaka kuvuga ukuri kw'ibyabaye. Karasira ni ijwi ry'abatagira ijwi, ni ijwi ry'abacitse ku icumu n'abababaye bose, ni umuntu uvugira abanyarwanda bose atarobanuye ku bibazo by'ingutu byugarije igihugu. Muri urwo rwego afatwa nk'intwari ndetse agakurikirwa n'abantu benshi, akaba afite n'abakunzi hirya no hino ku isi no mu Rwanda. Kumufata no kumufunga ni uko gucecekesha abavuga ukuri ku byo babonye cyangwa se ku byababayeho. Mu mwaka ushize 2020 nibwo kaminuza y'u Rwanda yirukanye Karasira ku mwanya wo kwigisha ikoranabuhanga bamurega imyitwarire idahwitse. Mu biganiro akunze kumvikanamo avuga ko yasabwaga n'inzego zitandukanye kuruca akarumira ntagaragaza amakosa y'ubutegetsi we akabyanga. Yashinze umuyoboro wa YouTube yise Ukuri Mbona, avuga ko yawushinze mu rwego rwo kwivura agahinda gakabije yatewe n'amateka y'ubwicanyi. Afungiye kuri sitasiyo ya Kicukiro, RIB yavuze ko yemeye kubazwa atunganiwe mu mategeko.